Amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana n'ingabire z'Imana zibasakareho mwese mugiye gutega amatwi izi nyigisho. Inyigisho z'iyobokamana, gusobanukirwa idini y'Ubuyisilamu. Waba rero uri Umuyisilamu, waba utari Umuyisilamu by'umwihariko, ni ngombwa gusobanukirwa iyi dini y'Ubuyisilamu, ntube umwanzi w'icyo utazi. Ugomba kubanza ukamenya idini y'Ubuyisilamu ishatse kuvuga iki, yaje ite, yakomotse he, yazanywe nande, ese igamije iki, ese yigisha iki, ese ikora ite. Ni byiza gusobanukirwa nimba koko ukeneye, ufite inyota yo kumenya Imana, ufite inyota yo kumenya imyemerere, ugamije kumenya Imana. Ntugende buhumyi, ntugende nkaho utazi icyo ugamije, kandi mu by'ukuri ugamije gusenga Imana yawe. Ni byiza rero ko idini y'Ubuyisilamu uyikoraho ubushakashatsi, ukareba, ugasoma, ugasobanukirwa ivuga iki, iteye ite, ukaba uyisobanukirwa kugira ngo umenye uburyo uyiyoboka cyangwa se uyihorera, ariko wabanje kugira gute kuyisobanukirwa, nibura ukamenya ikigamije, igamije iki, yaje ite, ishatse kuvuga iki, yigisha iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Reka rero dukomeze n'isomo ryacu. Ubushize twabonye ingeri zigeze muri 3 Imana yaremyemo umuntu. Twari dusigaje igice cya 4, ariko mu ngeri z'ubushize, mu bice bishize twarebye, harimo yuko Imana yaremye umuntu imukomoye mu itaka. Imana yafashe itaka irema umuntu ari we Adamu. Hanyuma tuza kubona ko ku gice cya 2 Imana yafashe urubavu rwa Adamu ikaruremamo umuntu. Icyo kikaba cyarabaye igitangaza kandi gikomeye, kigomba gutuma umuntu atekereza neza, akibuka ibitangaza Imana igenda ikora. Kuba yarafashe umugabo ikamukuramo umugore, ikamukuramo undi muntu ari we Eva. Hanyuma ku gice cya 3 twabonye Imana yaremyemo umuntu, nuko Imana yaremye umuntu imukomoye ku mugore, uwo mugore atahuye n'umugabo, nk'uko mbere Imana yakomoye umuntu ku mugabo atahuye n'umugore, ikamukomoramo umugore ari we Eva. Ku gice cya 3 rero Imana yakomoye umuntu ku mugore ariko atahuye n'umugabo. Uwo muntu yakomoye ku mugore akaba ari Yesu, ikamukomora kuri Mariya. Uwo nguwo rero akaba ari Yesu, cyangwa se Yezu mwene Mariya, wavutse atagira se ariko afite nyina. Ibyo rero byakunze gucanga abantu benshi, ndetse kugeza n'ubwo abantu bamwitirira ko ari umwana w'Imana, ariko Imana yarabihakanye. Mu gitabo twemera nk'Abayisilamu cya Qur'ani itubwira ko Imana itabyara, ntabwo bishoboka ko, ntabwo yafata icyasha cyo kuba yakwiha umwana. Kuri yo rero ni inenge yo kuba yabyara, mu gihe twebwe nk'abantu tubona ko ari byiza kuri twe, ariko ku Mana byo ni inenge. Ntabwo Imana ibyara, ahubwo Yesu yavutse kubw'igitangaza nk'ibindi bitangaza Imana yari yarakoze mbere, ubwo yaremaga umuntu mu gitaka, ikanarema umuntu imukomoye ku wundi. Ndetse kino gice cya 3 ari cyo nanone cy'igitangaza, yaremye umuntu imukomoye ku mugore ariko atahuye n'umugabo, nk'uko twabibonye mu isomo ryacu ryabanje. Noneho rero kino igice cya 4 ari nacyo gice cya nyuma, nuko Imana yaremye umuntu mu bice, ari cyo gice Imana yaremye umuntu habayeho guhura kw'intanga ebyiri, intanga y'umugore ndetse n'intanga y'umugabo. Ibyo ngibyo bikaba ari nabyo dusanzwe tumenyereye mu buzima bwa buri munsi, ko umuntu avuka habayeho guhura k'umugore ndetse n'umugabo. Icyo rero kikaba ari igice cya 4 Imana iremamo umuntu, nuko Imana irema umuntu habayeho guhura k'umugore ndetse n'umugabo. Ntabwo rero umugabo azagenda aho ngaho ngo asabe Imana ngo imuhe urubyaro atagiye gushaka umugore, atashatse umugore. Nta nubwo umukobwa azajya agasaba Imana umwana ngo kandi uwo mugore atabanje gushaka ngo ashake umugabo bahure, kubera ko icyo ngicyo nicyo gice twebwe duherereyemo cyo kubona urubyaro, ari uko habayeho guhura k'umugore ndetse n'umugabo.
Imana rero irabitubwira muri Qur'ani, igenda itubwira yuko irema umuntu avuye mu mazi, arizo ntanga z'umugore ndetse n'iz'umugabo zahuye, ikamurerera muri nyababyeyi kugeza abaye umuntu, akageza igihe cyagenwe akavuka. Reka turebe muri Qur'ani aho Imana ibitubwira muri suratul Nahl, aho Imana ibitubwira kuri aya yayo ya 4, aho ivuga iti yaremye umuntu amukomoye mu ntanga, none uwo muntu yahisemo kuba umunyempaka ugaragara mu guhakana izuka. Uko niko Imana itubwira. Icyo tugambiriye n'iryo jambo Imana ivuga iti yaremye umuntu imukomoye mu ntanga. Mu by'ukuri ibi ngibi bivugwa hari hatarabaho n'iterambere ryo gukoresha ibyuma byo gupima intangangore, intangangabo iki, ariko mu by'ukuri iki ni igitangaza no ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kuba yaravuze ibi bintu. Abascientifique cyangwa se abo ngabo baje inyuma yuko hamaze kubaho iterambere ry'ubumenyi bugendeye ku byuma n'iki, bakaza kubibona mu byuma byabo, nyamara intumwa yarabivuze mbereho imyaka igera mu 1000. Mu by'ukuri twese uko turi kuri iyi si, iki ni igitangaza twakwiye kugenderaho, tukagitekerezaho turi hose, tukamenya yuko turi abantu bakomotse mu mazi asuzuguritse, mu mazi aciriritse, tudakwiye kuba twakwishyira hejuru. Ntabwo dukwiye kuba twakwishyira hejuru, usanga umuntu yigize akaraha kajya he, usanga umuntu yiremereje. Yagakwiye gutekereza aho yaturutse, yagakwiye gutekereza mbere yuko abo uko ari, mbere yuko yigira igihangange, mbere yuko yigira umuntu wumva ko akomeye cyane, atekereze aho yabanje kuba, atekereze ko ari ikigero kimwe abantu bose baba bariho, bakagenda bazamuka, Imana ikagenda ihereza ingabire ze ubishatse kugeza ubwo abaye igikomerezwa. Ibi rero nanone byagakwiye kuba abantu bagakwiye kwakira igeno ry'Imana, kubera yuko ntabwo ariko abantu bose bahuye, umugore n'umugabo, ntabwo ariko bose babona umwana. Mu by'ukuri tugomba kwemera yuko umwana cyangwa se urubyaro rutangwa n'Imana. Imana niyo itanga urubyaro. Ni kenshi uzahura n'abantu bakubwira bati tumaze imyaka 2, tumaze imyaka 3, 5, 10 se, ariko ntabwo turabona urubyaro, kandi twazengurutse ibitaro byose, ariko batubwiye ko turi bazima. Ubu ngubu twabuze icyo dukora. Ikiba gihari rero nuko babwira uti ni ukwihangana, mugasaba Imana, mugakomeza gushyiraho ubusabe, mugasaba Imana, mugasenga Imana cyane mushikamye, mukareba ko yabaho urubyaro, kubera ko Imana niyo itanga urubyaro kandi iruha ubishaka ikanarwima ubishatse. Twibuke mu batubanjirije beza, yaba ari umukurambere wacu Aburahamu, Imana yamuhaye urubyaro ari mu zabukuru. Icyo rero ni ikintu twakwiye kwigiraho. Ntabwo yari mubi ku Mana, nta nubwo yari umunyabyaha, ahubwo yari umuntu ukunzwe ku Mana, ariko Imana imuha ikigeragezo cyo kumuha umwana hashize igihe kinini kugira ngo imugerageze irebe ukwihangana kwe. Natwe rero tuba tugomba kwihangana mu gihe Imana itabashije kuguha urubyaro, ukihangana ugategereza kandi ugakomeza ugasenga Imana, ukayisaba cyane ushishikaye. Mu by'ukuri Imana yumva ubusabe bw'abayisabye. Nanone Imana ishimangira ibi ngibi turi kuvuga, Imana irivuga muri Qur'ani muri suratul Shura, aho kuri aya 42, aho Imana itubwira iti ubwami bw'ibirere n'ubw'isi ni ubwa Allah, n'ubw'Imana wenyine. Arema ibyo ashatse, aha impano yo kubyara abakobwa uwo ashatse, ndetse akanaha impano yo kubyara abahungu uwo ashatse. Nanone kuri
aya cyangwa se ku murongo wa 50 Imana ikatubwira iti, aya ya 50 iriya tumaze kuvuga ni aya 49, hanyuma kuri aya 50 umurongo wa 50 muri suratu Shura, Imana ikatubwira iti cyangwa akabagenera kubyara abahungu n'abakobwa. Ubwa mbere tubwiye kubo wishatse muha umuhungu n'uwishatse kamuha umukobwa. Hano akatubwira ati cyangwa se uwishatse akamugenera kubyara abahungu n'abakobwa, ndetse uwashatse akamwima urubyaro. Mu by'ukuri Allah ni umumenyi uhebuje ushobora byose. Izi aya rero cyangwa se imirongo ya Qur'ani niduhumuriza, ikaduha ituze, ikaduha kunyurwa, ikaduha kwakira igeno ry'Imana. Nimba umuntu yamuhaye kubyara abahungu gusa, ubwo akamenya ko ariko Imana yamugeneye. Nimba umuntu yamuhaye kubyara abakobwa gusa, ubwo akemera ko ariko Imana yabimugeneye kandi agomba kwishimira iryo geno. Nimba kandi Imana imuhaye abahungu n'abakobwa, icyo gihe akakira iryo geno agashimira Imana. Hanyuma kandi nimba itamuhaye urubyaro nk'uko Imana yabitubwiye, nimba itamuhaye urubyaro, ubwo nabwo akamenya ko ari igeno ry'Imana. Icyo agomba gukomeza gusa ari ugukomeza gusaba Imana yuko yamuha urubyaro kandi itanarumuha, ubwo akamenya ko ariko Imana yamugeneye, aricyo Imana yamugeneye. Imana rero igenda igerageza uko ishaka. Ishobora kuba ari ikigeragezo Imana igira ngo iguhe. Mu by'ukuri wabasha kugitsinda, wabasha kucyakira, wabasha kwemera ko ari igeno ry'Imana, Imana ikazakugororera ibyiza birenze ibyo we wifuzaga, ikazakugororera ibyiza mu ijuru birenze ibyo wifuzaga. Ibi rero ni igice cy'igitangaza, aho umuntu aturuka mu mazi aciriritse, mu mazi asuzuguritse, kikaba ari igice cya 4 mu bitangaza Imana igenda yereka abantu bakwiye gutekerezaho, abantu bakwiye kwibandaho, bakumva agaciro bifite kuba Imana ihuza intanga ebyiri, gore na gabo, hakavamo umuntu w'igitangaza, hakavamo umuntu w'umusore w'intarumikwa, hakavamo amasura atandukanye, hakavamo umuzungu, hakavamo umwirabura, hakavamo abantu bafite amasura atandukanye. Nyamara muri cya gihe byari amazi, cya gihe zari intanga, utari kubasha kuzitandukanya, utari kubasha kuvuga uti iyi ngiyi ni y'umuzungu, iyi ngiyi ni y'umwirabura, iyi ngiyi ni y'umuntu umeze gutya. Ariko nyuma y'uko Imana ikuyemo umuntu, hakavamo umuntu tubona twese tugatangarira. Iki rero ni igitangaza abantu bagakwiye gutekerezaho kandi bagashimira Imana kubona yarabakuye ahantu hasi ikabashyira hejuru. Reka rero dusoreze ahangaha. Iki cyari igice gisoza ibice 4 byose tumaze kubona, ingeri zigeze muri enye Imana yagiye iremamo, ikomoramo abantu, yaba ari ukumurema mu itaka, yaba ari ukumurema imukomoye ku mugabo, cyangwa se kumurema imukomoye ku mugore, cyangwa se kumurema imukomoye ku mugore n'umugabo bahuye. Ibi byose ni ingeri zigeze muri enye Imana yagiye itukomoramo, yagiye ituremamo. Ni byiza rero ko nta gice twagakwiye kubona yuko atari igitangaza. Ibice byose biratangaje kandi ni ibiduha inyigisho, ni ibiduha gutekereza ubuhambare bw'uwaturemye, ni ibiduha gutekereza ubuhambare bw'uwakoze ibyo bintu, tukemera yuko na nyuma yuko tuzapfa tukaba amagufwa, tukaba igitaka, tugahinduka itaka, nta gitangaza gihari yuko wa wundi waturemye ntacyo turi cyo kuba yatuzura twarabayeho ari ibintu byoroshye cyane imbere ye. Ibyo rero ni ibintu byoroshye cyane imbere ye. Tuba tugomba gutegura ejo hazaza nyuma yo gupfa kwacu, kubera ko tuzaba twebwe twiteguye ko tuzazuka kandi tukazabazwa ibyo twakoraga muri ino si. Reka rero dusoze tunabifuriza ko
Imana yakomeza kubasenderezaho imigisha aho muri hose, tubasaba ko mwajya muhora mukurikira kino kiganiro, mwajya muhora mukurikira zino nyigisho. Uwazishaka yajya kuri YouTube akandikamo akadomo sobanukirwa, akandika akadomo akandika ijambo sobanukirwa, yahita abona ibiganiro byatambutse kandi akazajya ahora anabona n'ibindi biganiro bizakurikira amaze gukanda subscribe. Ngaho rero bye bye, assalamu